ku munsi w'ejo rero witabye RIB byagenze biti? naritabye nyine, naritabye bisanzwe. Uhamagawe narahamagawe muri rwego? narahamagawe nyine kubera aka kazi dukora. ni iby'akazi rwose, ni iby'akazi. hari inkuru natangaje. Yes, turabasuje abakurikiye Karegeya Ahishyuye, twizere ko mumeze neza cyane kandi muri n'amahoro. Tubahaye ikaze kuri pano, umwanya n'uwanyu n'uwacu kugira ngo tuganire. Ni ameza y'ibiganiro, tuba tuganira ariko hanini hagamijwe kugira ngo habeho no gutanga amasomo. Mwarimu ni Karegeya Jean Baptiste, moderator ni ngewe Jaras. Ndabasuhuje kuri kamera, turi kumwe na Fisi. Tubahaye ikaze, twicaye muri Urban Hotel, niho tugiye kuganirira byinshi bigiye bitandukanye n'uyu mupapa mubona imbere yacu. Ntangira mwakira nanamubaza uko weekend yagenze. Karegeya, wiriwe neza? Weekend yagenze ite? Yaraciyemo iminsi. Nakoze cyane Jaras, kandi nawe ngushimire. Shimire abakunzi bacu, abakunzi bacu, abavandimwe, kuko hano ni mu muryango umaze kuba mugari. Yego. Ngira ngo tumaze kugera 10,100 magana. Yes. Uyu ukomeje kuri weekend rero bituma nibuka ko tukimara kuzuza 10,000 nasanze Eric wisize amarangi niko tukunda kumwita. Byabaye ngombwa ko rwose numvise nta kindi nakora. Numvise nta kindi nakora usibye kumushimira. Ndamuhamagara, turatemberana, tuhagurukana i Kigali, turatembera tugizaza, tuca Rwamagana, tugera izaza, turiranwa umunsi wose tuganira. Ndamubwira nti rero ni wowe mukuru, niwe mukuru w'abakunzi ba Karegeya Ahishyuye. N'ibindi byose ni kwagura umuryango, niwe ubishinzwe nk'uko wabyiyemeje. Ubwo niba ngombwa ko na ya group WhatsApp ibaho, niwe uzaba yishinzwe. Nzajya muha nimero, ni gusharinga iki byose, niwe ushinzwe kwagura umuryango. Nanamuhuza na CEO, niko navuga, manager wa pano, witwa Liza, umukobwa wanjye. Ubwo nawe azaba ashinzwe ibijyanye n'amasoko nka contability, amasoko, amafaranga. Ngiye ibyanjye n'amagambo. We arebana na ba Clement, bayikaro. Mwarimu Clement wa Auto École muri kora rimwe wishyura utsinze. Yego, ubu ni Clement, turaza kubigaruka. Abafatanye ko rwamaze kuba benshi. Mu kanya rundi umaze kumpamagara ngo ucuruza iby'amakawa, Rugwiro Motors, ariko Ikaro Plaza ni mu rugo. Ikaro Plaza vraiment, Ikaro Plaza ni nkaho ari bo bahagarariye amakaro mu gihugu na Rangete. Amarangi yavanze neza, bafite imashini, narabyiboneye, ntago ari byo banyandikiye. Marangi avanze neza, amatoilette, amatara, turaza kubigaruka. Abatwandikiye bamwe na bamwe nabonye barashishikajwe cyane n'amarangi ya Weatherguard. Nyine n'amarangi niyo uhagaze mu birometero 5 inzu isize Weatherguard urayibona ukabona itandukanye n'izindi. So ubwo rero na Classwork Market nayo turaza kuyigarukaho, babandi bakora ama website, ama web design, graphic design, managing ama site. Niyo ucogamo nawe arimo aranyandikira musaza, yumvise ko nitabye RIB, agira impungenge, ariko mubwiye ko nta kibazo gihari. Niyo ucogamo rero nabo ni abantu bacu. Abandi ni bande, ndaza kubigarukaho dusoza ikiganiro. Ariko rwose mwarimu Clement, Ikaro Plaza, Classwork, na wa mudamu w'Irubavu, Outdoor Impact, abantu rwose bagiye bagenda bamuteza imbere. Nubwo nimero yo ntago nzayitanga, arabizi. Niteguye akanyenyeri ke. Hanyuma rero na Emile wampamagaye kubijyanye n'amakawa. Hari n'undi witwa Maurice wabimbwiyeho, ariko niyongeye kumpamagara. Na muganga Alphonse arimo arakomanga, ariko urabizi ko twavuganye hari ayo tutarenza. Hari abantu tuzakira ngewe mbikora kuri target. Ngewe advert nzakira nizibasha kugura internet, zigahemba cameraman, byaba ngombwa n'ibiro, nibyo n'amatransport y'abashobora kudufasha mu kazi cyangwa twagiye, ariko nta birenze. Niyo mpamvu hari umubare ntazarenza. Oya, nibyo hari umubare ntazarenza. N'abantu benshi bakunda kubirekera bakavuga ati publicité ntizibe nyinshi. Hari umubare ntazarenza rwose. Ubu bamaze kuba 3.
batatu bamaze gukanda akanyenyeri abundi kuvuga abataragakanda nibo prioritaire nihaza nihagira ubatanga ubwo bazaba bagiye ubwo nk'uwo mudamu w'Urubavu rwose abyumve ariko mwarimu Clement ikaruplaza na class work abo barahari byararangiye abo rwose byararangiye tuzabana ubwo rero hasigaye abandi bangana nkabo ntago bazarenga niko bimeze yego anyway wari ubivuze muti wa musaza muri Nicogamu yarampamagaye amaze kumenya ko nitabye mu gitondo aranyandikiye kuko nari bawuswa kimu bampamagaye bambaza ku bibazo bya Theogene na Ntuza na Jean Paul bavuga ko ari abanyamakuru babihuza YouTube RMC ibintu nk'ibyo babimbaza babwe ariko nanjye ndi kwitaba kandi nta so ku munsi w'ejo rero witabye RIB byagenze biti naritabye nyine naritabye bisanzwe narahamagawe nyine kubera aka kazi dukora ni iby'akazi rwose ni iby'akazi hari inkuru natangaje nkiba kuri televiziyo kuri Yongwe TV muri cya kiganiro nakubwiye natangiranye na Theogene kwa Yongwe ikiganiro rero twagikozeho ariko hari undi mwana wari asimbuye Theogene kuko nyuma ya Theogene nagikoranye n'uwitwa Nadine n'uwitwa na Rudasumbwa hanyuma kijya no kuri YouTube ubwo mu kwa 9 ko mwaka ushize ubwo rero nyine kwa kundi nyine uko bagishyize kuri YouTube niko abantu bagiye bakireba cyarimo harimo ibitaragenze neza by'abantu bamwe wajyanye ikirego hari byo atishimiye ariko ntago nta birenze yari inkuru imeze ite ni inkuru n'ubu ngubu ntago iracyari en suspens ni umukobwa wagurishije inzu yari yarubakiye nyirakuru kandi nyirakuru ari we wamureze i Butare mu murenge wa Huye so iyo nkuru rero urumva umukecuru w'imyaka 80 imva ari uruyenzi twohereje y'abanyamakuru ba Yongwe baragenda barakamera baragira gute inkuru turayikora hanyuma turayisesengura mu kuyisesengura byasabaga ko mvuga icyatumye umukobwa agurisha inzu ya nyirakuru kugira ngo nawe yumve ko ntago yayubatse ari mu buzima ibyo byari inyiturano nziza ariko nyuma atandukanye n'umuzungu asanga ni ngombwa ko agurisha inzu biba ibintu bidasa neza nawe urumva kugurisha inzu y'umuntu wakureze n'ubutaka mu manza biragenda birangira nyine inzu igiye n'ubutaka umva mu mategeko baravukubwira iyo utsinzwe umukecuru yaratsinzwe wenda no kutamenya kuburana sinzi narafite avoka bakamubwira ati either uramwishyura iby'igikorwa yashyize ku butaka bwawe cyangwa se inzigurishwe mu rubanza ntago ndasoma dosiye neza ngo menye ngo ese nibura mukecuru we yahawe ingurane y'ubutaka ariko inzu iracyari ku isoko simbizi ibyo uko babyanziye ariko mukecuru we bamaze kumugondagondera kandi kankubwiza ukuri ngurugero nuza Karasira bamusanganya amafaranga mu rugo no ku makonte n'iki byose ibyo ntabwo ari icyaha ariko yakuraga ni nkuko nk'ubu reka tuvuge wenda ma telefone yawe ntuwikange ngiye muri repertoire phone book aha mbonye wenda inimero ya Ben Rutabana na Padiri Nahimana ntabwo ari icyaha kubatungira nimero hari icyaha kirimo se ugafata yanyu ukareba dore bakabona akanyenyeri kanditseho undi ntavuze ninde reka byivuge ko ari yanjye noneho bakabona akanyenyeri 100 kayumba nyamwasa icyo ntabwo bakijyana icyo ntabwo kijya mu rukiko ariko se ni iryo shyamba ni ryeru wabyumvise so nuko tubaho ubuzima bwose niyo nkubwira ngo turabigendana ushobora kugira iyo nimero mutanavugana ushobora kwakira amafaranga utazi n'impamvu mu gihe ukibaza rero ibyo rero ntabwo byavuga ngo ibyo byakugeza imbere y'umucamanza ahubwo se ibindi byoroheje ariko
inyuma hari cya kintu fagitire ya gereza gereza ikeneye abarinzi abacungagereza imiti iriya myenda kubagaburira amazi amashanyarazi ni gukora gereza mu bituma rero mu bituma igihe cyose batavuga ngo akabaye kose tujyane nuko bazi fagitire iri hariya iri mageragere byakabaye ngombwa ngo hajyeyo abo biri ngombwa koko cyane niyo mpamvu tumwe na tumwe abantu batwirengagiza rwose babandi bose barwana abakubita abagore abagira gute abacuruza akajyanga ntabwo ko buri gihe byose bita bizamba wapi rwose niyo mpamvu wumva nko muri za Burera na Gicumbi kurwanya akajyanga bashyiraho amakarabu ni nko kwinginga kandi bayimufatanye kubera ko bashyize gereza abarembetsi aba bahari bakigishwa bafunze umurenge wo none bakigishwa bagasubira iwabo bamwe bakajya muri bya bigo babita nka kirya ngo bukari yagiye none se ari iki ni ukubaza kuvuga ngo kugorora umuco ibigo binyurwamo igihe gitoya kuko biriya itegeko rivuga ko batarenza amezi 3 iminsi 90 ariko biriya nabyo haba harimo nuvuga ngo biriya nukuvuga ngo gereza ntizaboneka niyo mpamvu na biriya bigo bihari noneho si abari hanze yabyo abigishwa ngo subirayo ngo mugende mwumvikane mwatonganye donc nuvuga ngo rero aho duca hose uwo muntu rero udesida ngo arajya mu kigo cy'inzererezi turamwigisha atahe cyangwa tujyane RIB ubigena niwe uzi igikenewe uranyumva kugira ngo rero bigere RIB nibiri RIB byose ntibijya parike nibiri parike byose ntibijya mu rukiko nibigiye mu rukiko byose ntibijya mageragere wanyumvise ayo ma etape donc nibigiye mageragere byose ubwo ne etape zingahe kukwigisha ugataha kukwigisha ugataha kujyanwa mu nzererezi koherezwa muri RIB kohereza muri parike kujyana mu urukiko kukujyana gereza izo etape zose zigera muri 6 hari abakiri ku ya mbere ariko isaha n'isaha habaye imbarutso ugahita ujya nko muri kuri etape wenda ya 3 to 6 cyane nuko bigenda rero abantu bajye babyumva ngewe nakuze kuvuga turabigendana zubakiwe abanyarwanda nta cyiciro cy'umunyarwanda kitarajyamo ibyo ni ukubyakira ariko badewe suku ari ibyaha birakorwa ariko gereza nazo zirakonsoma igihugu nukureba hagati na hagati nituzuzuza rero abatukana nituzuzuza no kuzagura ariko ndabizi neza mu bushishozi ntabwo igitutsi cyonyine cyakugeza gereza habari kitari ikindi hari ikintu uvuze no gusinda mu ruhame urabizi ko ari icyaha ubu se wazana kwa serigenda ibayora tuba tubabona se none ze nyine ko batabajyana kuba kiri hano ngwiki nubu dusohotse anga urumva bakagoragoza bakavuga ati mujye mutaha saa 7 rero byose ni ukugoragoza bavuze ngo itegeko rihari ryo gusinda mu ruhame ntibashyireho isaha yo gutaha ahubwo bakashyiraho imodoka ibona uwandika 8 wese bajyana wabona gereza ngayo nguko narivuze nti hari ikintu wavuze n'ubundi numva cyasanishwa n'icyo nashaka kukubazaho nashaka ko tuganira gato kuri bino bitabo byenda gusohoka hari ibitabo bibiri nanjye niyo mpamvu mvuze ubusinzi ibitabo bibiri byombi ijambo ubusinzi ririmo ariko harimo n'ikintu wavuze uti nta muntu buri bizazane Mutabazi we yavuze ko ngo yanze ruswa ya miliyoni 100 igitabo ndagifite azakirocinga kuwa 4 no pre-launch conference zaba kuwa 4 azakimurika kuwa 5 ku itariki 10 yanampaye kopi yanansabye ko twazagirana ikiganiro kigaca kuri pano ndamwishyuza atazagira ugira ngo nindonke musabye manager wa pano yakoze facture ubivugiye arewe byehora namenya yakuye he arewe oya uriko bimeze na umwana ndigumwita manager yateguye facture yo guha Mutabazi ku mafaranga azama kugira ngo ikiganiro cyo kumurika igitabo gice kuri pano yego nta banga ririmo oya ntabwo urambaza ariko baze gusasira ngize amahirwe kumbwira ko igitabo gifite ndagifite waduterera imetero nyuma yo kukibona ugereranyije
uravuze ngo byombi bivuga ku businzi byose harimo ubusinzi icyambere ikizamurikwa kuri 12 cya Dr Gamaliel nawe twahoze tuvuga Dr Gamaliel we titre ntabwo ari ubushinzi yavuze ngo nimbaraga cyane gusoswe aho ni sawa rero ndashaka kudutera akita we icyo yakise imbaraga zo gushishoza z'ubushishozi ariko ashyiraho wayini wa cyo sindajyamo indani ariko yavuye mu nteko yego kubera uruyama agasembuye kandi avuga ko ari imbarutso yo kwandika igitabo ari uko kuva mu nteko yego ibindi turaza kubivugana nawe kuwa gatanu ku cyumweru yantumiye nzaba ndiyo ariko n'ubu turi kuvugana nyine Mutabazi nawe wazakimurika kuwa gatanu hari menteri vare y'iminsi 2 Mutabazi akavuga ngo impamvu 7 nanze ruswa ya miliyoni 100 akazivugamo ariko akagira rofure nk'impakani zivuga ngo nta muyobozi usinda nta muyobozi urya ruswa ibyo bintu bibiri birimo akavuga akerekana imirongo ya Bibiliya ntago nongeye kureba niba ari yimuka Misiri cyangwa intangiriro sinibuka neza aho ayikura ariko ni hamwe muri aho agenda yerekana avuga ukuntu hari abantu umuntu umunyamahanga waje akamuga ati ndashaka kugushingira televiziyo byose ngukajya uvuga nabi leta ati kandi nasanze ntagambanira FPR birimo rwose akavuga ati data yanyise Mutabazi kandi Umutabazi ni umuyobozi harimo byinshi ingingo muri izo mpamvu avuga 7 uko azikurikiranya hari izo avuga mu Kinyarwanda hakabamo n'izo avuga mu Cyongereza nuko trejon niba ari ni nka tarahizo hari trejon manza ari tarahizo mu Gifaransa ni nko gutatira cyangwa ubugambanyi ibintu nk'ibyo nabyo abivugamo akanerekana n'imirongo ya Bibiliya ibivuga ariko Mutabazi we avuga ko mu gutumira kwe abo yatubiye avuga ko ari abazaza muri pre-launch conference abanyamakuru azabaha transport yego hanyuma no munsi wa conference Fisi arishimye oya Fisi we ntago ari transport bazamuha Fisi azahembwa muyo bazanyishyura kuri pano muri fagitire nzakora muri fagitire nakoze Fisi arimo ku buryo niba bagira abazafata izo veni bakabagiriza giti Fisi ntarimo kuko kuri fagitire nzakora Fisi arimo aya Fisi ari kuri fagitire yanjye Fisi ntarimo bazarya giti donc ubwo rero niko igitabo cya Mutabazi kimeze urumva ko cyo gifite afite imibereho myiza ntabwo ari ukuvujyana abantu ngo harya muzaba muri classique sonative hari n'amakuru umvise ko azazana n'abahanzi oya nanjye yarabimbwiye ko ashaka ko hazaza abantu bakomakomeye abanyapolitike abanyamakuru bise kikamenyekana cyane kandi urumva niba afite ingengo y'imari se uzana mbongo uzana nyoso igitabo cye kirimo imbaraga cyane ugereranije n'icyo n'icya Gamaliel ariko nawe Gamaliel nawe azagerageza gusa imetero zirimo nukuba bisa naho bisohokeye rimwe bijya no kugira umujyi ujya kuba umwe ariko noneho ikiremereye no igifite budget ikizabanza nicyo gifite budget iremereye icyamamajwe mbere ni ikizasohoka nyuma ni ikizasohoka nyuma ariko icya Gamaliel cyo ni ku cyumweru ubwo nta kintu wumva ariko ntacyumvamo gutese usibye gutera imetero nyine ukamenya ngo hari akantu nyine Mutabazi buretse kujya mbibigire Mutabazi avuga ati nanze miliyoni 100 banyirukanye mu nzu batwirukanye mu nzu twaburaye ibyo amazina ntabwo yavugamo yavuga ngo twaburaye banyirukanye mu nzu sindi kwibuka neza zari Kinyinya mu murenge wa Kinyinya yarazakabo ariko yavuze ngo niba ari we wenyine wivuvuwaya niba avuga we na famille simbyibuka twaburaye ariko icyo kivuga ngo imetero wareba uti Mutabazi budget umunyu uri kuva kuki gitabo cye kigiye gusohoka mbere y'icya dogiteri kandi ariko bisa naho byegeranye icya kabiri wafite budget ubwo dogiteri Gamaliel nadashaka budget abantu bazaba oya nawe azaba yifite ariko ubwo urumva umunyamakuru wari kwa Mutabazi yabatakira urumva ni nkaho Mutabazi hijitema ni nkaho Mutabazi
amuhaye umwitangirizwa abazabona ibyo kwa Mutabazi niba batabibona kwa Gamaliel zizaturunyana sibyo fishing ibanga no gusiba urumva kuba bisohokeye rimwe kandi Mutabazi kirimo imbaraga cyane ariko se biravuga ngo na dogiteri agomba kuzishaka aposo dogiteri ariko na dogiteri afite imbaraga oya nawe arazifite ariko biterwa naho bakura bari batatu ariko ni uvuga wenyine aho ni urabyumva ka kantu ko kwishyura ukizana abandi baracecetse sijya ko nyine dogiteri atari umuntu nawe usanzwe ariko abandi bashobora kuba ura ntabwo se twabibonera mu ishusho ariko umuntu yatakaje akazi kwiyakira nyine ntabwo uba wishyira ngo wizane nyine kwishyura ukizana nukwakira situation yose ibaye ubona ko Gamaliel we kuri nta cyabaye donc urumva Gamaliel ashobora kuba yenda d'abord kuba afite PhD kuba ari umuriberale ubwo akaba yarabyakiriye cyane ko yahise abana integre mu kazi kuko n'umwarimu muri kaminuza akwikomereza ubushakashatsi kwandika kwigisha abandi rekada naho harimo isomo burya ya myanya uvamo ubukabura iryo ni isomo rikomeye Maria ariko wowe bakwirukana ku isango tukaba tukubona mu muhanda undi akagenda rekada niba baryamye niba bari mu kandi barabonye akandi rekada none Gamaliel yageze naho abyandikaho igitabo bira ni ibintu byiza cyane muri monde bari nkuru kwisango ni wa mubyeyi wambwiye waragiye uransiga sibyo se donc urumva byonyine kuba ari nkuru ikintu cyose kibaye ubundi cyagombye gukorwaho ibe ntoya ibe ndende amapaje 50 abantu baje bandika amapaje 30 40 by the way cya Mutabazi ni amapaje 30 ariko nibura araruta twebwe tubiryamanye mu mutima bibitse mu makayi urumva nuvuga ngo niya case ya Gamaliel yagombye kuko Mutabazi ntaga za printing kandi yaramaze kukimpa za printing Gamaliel ngira ngo no mu gitabo ashyiramo twa tuntu yakoresheje cyagihe abwira abantu ayavuga ngo spot is over the plot is over urumva yes voilà ibiriya rero biriya nubwo dufite community idakunda gusoma ariko bazagera babyige ejo bundi abarimu b'amateka bazabigisha buzukuruza bacu bajya bagata ariko mwari pardon monsieur umudepite ava mu nteko arangije manda ati reka mwabanyeshuri écoutez les enfants ntabwo umuntu ava mu nteko ari uko arangije manda dore urugero Gamaliel yazize iki mujye musoma iki gitabo uyu yavuyemo kubera iki niki barabyumva nama experience akibarangire bagisome babone ko kuvuga ngo utorewe manda nta garantie yo kuyirangiza wanyumva nubwo wavuga Gamaliel ikintu yamatsiko cyane nubwo tuzajyayo nubwo wavugaga ngo nawe yanyemereye ikiganiro nubwo nta mwishyuje yego nawe yagize Mutabazi yafite Mutabazi urumva donc urumva kiriya gitabo kucyandika niwe waravuze ngo abo ngabo tutari kubona ni kwa kuri utakaza akazi ukaba deprime ariko nta mpamvu abadepite ni 80 ntabwo abanyarwanda bose baba abadepite garuka mu bandi muri miliyoni 14 80 bari mu nteko uvuyemo subira muri za zindi 14 nyine ubyakire bisanzwe ubuzima bukomeza ariko bimwe bavugaga hari n'ibindi biherekeje nk'abari bombi ngira ngo n'ubwa mbere bari binjiye mu nteko ngira ngo uriya rero iyo ugiye mu nteko bwa mbere manda ya mbere umwaka wa mbere rero banza ukikenura wa kabiri ugatangira gusaba agakredi cyambere wafashe imodoka ni ngombwa ugomba kujya mu modoka nziza ukatangira ugatura Kigali utaru hafite inzu ugakodesha ubwo buzima noneho byagera hagati urabyumva umwaka wa gatatu akaba ari gusaba nk'agakredi wizeye indi manda yego iyo uvuyemo rero mu buryo butunguranye manda itarangiye kandi hari kredi wafashe wizera manda ikurikira ibyo byo bamugani ibyo byo no kujya mu bandi umuntu wamugira inama ni inshuti zawe ziravuga ati jya wigubira mu rugo tuzatugusura tembere gake kuko aba ari ikibazo kuko urumva imibare iragira mu mutwe wawe reba urwego waruriho
uri muri etage ya gatandatu uri muri etage ya waraye muri gatandatu burakeye ngo uri muri cave muri basement kabisa uri muri cave ntabwo ari byoroshye kubyakira bisaba abagabo uranyumva bisaba abagabo kandi perte d'emploi ni ibisanzwe ko itera depression ariko ku banyapolitike bo noneho rimwe na rimwe hari igihe imyanya politike iba yarakuzamuye ikakuzamura mu mibereho ikakuzamura mu mivugire urabyumva ukasa n'urubi gitangaza kamera nk'uwirenga abandi bakabona warabarenze none iyo uhanutse ntupfa kwigara parce que hari igihe baba bavuga bati wenda kanaka yari yaratugize atya byari bimeze bitya kwiyintegra bikakugora par rapport y'uburyo wari warizamuye ariko niwo uba warizamuye iyo urebye nka wawundi reka nkubwire nk'urugero nka wawundi wagiye muri Gakenke akavuga ngo cyumara gaheriyari ibaze watangiye rangaje nk'izo cyangwa harya uriya windonkera yamaze igihe avuga wowe mwavugaga kwimana u Rwanda urumva none ibyo izo standard wishyiramo nizo zituma zikomera zikuzamura muri 6-7-8 wagera muri cave tese none ndahera he nibura sino muri 4 basi mugeze muri cave no kuri ground ground bayita redo chaussée sino kuri ground uri muri cave oya haraho wabyumva ariko par rapport yuko umuntu nanone yitwaye sibyo se hari abantu nzi by the way ntabwo ariko bose bahita bahindura nuza imvugo n'ingendo hari abagiye barabigumira mu buzima busanzwe rwose ukabona adakomeza ibintu uwo rero cyane rwose hari abo njya mbona ntabwo nakwirwa mvuga amazina ariko hari abo njya mbona hari undi muntu arya bamugize umwerera hari umudeje wari umaze iminsi mu manza ariko nawe ngo yiyemeraga ko biganye akajya basura akavuga ko nawe uvuga ko ufite inzu uzaze nkwereka izanjye ziri irebero ibaze nk'ubu uwo rero niwe wa wundi utangira kuburana abantu yasanga uba mu nkarakara ngo yamaye ubu ntibitugwira agashaka kukwereka ko ubuzima buri munsi y'ubwo abamo atari ubuzima kandi sibwo yavukiye wari aho mu iseminari wikinira basket wigirira gute abo mwiganye wenda uri umuhanga ari kugira n'abagukurikira ariko urasura umuntu mwiganye wasanga yaragondagonze karukarakara iyo hirya zanduba bise nawe uratuye dore bugacya bakaguha cya gitenge cy'ibara rimwe life is banana ibyo rero isomo naho riri dushatse twanakirekera aha kabisa anyway reka wenda mbere yuko dusoza umbwire wenda ntabwo uravuga ngo twitege ko warabisomye byose ufiteho amakuru ibitabo byombi icya Gamaliel sindagisoma okay na concept wapi ufite neza icya Gamaliel sindagisoma icyo mfite ni icya Mutabazi ariko ya byose mu cyumweru gitaha mbishatse narara nkibonye kwa gatandatu dukoze ikiganiro naba ngifite naba nakibonye kuko azakironshinga ku cyumweru hari aho bishobora guhurizwa apari yo kuba bifite inyito zijya ariko ntabwo imyandikire ya apotre wize génie civile ntabwo yaba nk'iya dogiteri ntabwo bishoboka nuko mumva Mutabazi ntiyigeze yigisha yize kubaka yavukiye mu mafaranga arangije yiha ibijyanye n'ivugabutumwa nta bitandukanye urumva ntabwo imyandikire ntabwo yabimwe yandikire ntago yabimwe kuko ushaka igitabo cya Mutabazi ubushakashatsi bwinshi bushingiye kuri Bibiliya na observation kandi nibaza ko nka dogiteri wayoboye ubushakashatsi bwinshi wanditse ibindi byinshi ntago yakwandika nkawe naho byahurira kandi urumva icya Mutabazi kitwa ngo impamvu 7 nanze ruswa ya miliyoni 100 arivuga na ngewe naho uriya we yakigize impersonal imbaraga z'ubushishozi bwande not necessary we kubishatse kuvuga ngo n'indani ashobora kuvugamo akagendera kuri case ye by the way bombi bagendera kuri histoire réelle
bagenda kuri histoire réelle ariko uwayise imbaraga z'ubushishozi ashobora kugenda astrapora agenda azana n'ibyo ahandi naho Mutabazi we avuga nanze ruswa ya miliyoni 100 dore impamvu 1 2 3 4 5 6 7 urumva rero biratara reka turebe wenda mu cyumweru gitaha tuzamenya n'izo mbaraga z'umutahe zigiye zirimo ntago bapfa kuzimenya we ntago wamenya aho ziva jara byihoreje ntago bapfa kubimenya ariko urubuka inyogosho ya Mutabazi muri ya misi ava mu nzu urayibuka usaza watera imetero ukamenya aho Mutabazi akura amafaranga koko byatuvuna ariko na Sara afite usibye ko nzi ko atamuha yo kwandika igitabo Isara afite menshi pe ariko ntago ayakira gitabo ntago ayazaduha kugira ngo ayazaha abanyamakuru ntago kabarera yayamu ariko ifite bundi buryo nawe abona amafaranga kameme na nawo kuvuga ngo uratera imetero wenda icyo abantu bakwibazaho nukuba icya Mutabazi cyaramamaye nyuma ariko kikazasohoka mbere y'icya Gamaliel nk'iminsi 2 iminsi 2 yonyine aho niho umuntu ashobora kuba ariko ntacyo reka tubirekere uko n'abadukurikira nta mwana urimo uvuze neza reka dusoreza igifite volume ntoya cyamenyekanye nyuma ni nacyo kirimo amafaranga igifite volume nini cyamenyekanye mbere cyamamaye mbere nta garanti ntituramenya niba harimo imibereho nziza reka duhinira aho ngaho wenda tuzagaruka tuvuga ku bitabo bimaze gusohoka bamaze ba nyirabyo kubimurika ubwo wenda uzanaduhaho metero bijyanye n'ibyanditsemo byombi by the way duhita nzabivuga byo mu muhumure byombi nzabivuga kandi n'icya na wa wundi wanditse kimwe cy'abajandarume b'Abafaransa cyamurabeho nawe ndi hafi kubonana nawe kuko ari hafi ushobora kubonana nawe muri kino cyumweru na kimwe cya Rusesabagina ndagifite Doctor's Quest nacyo ndagifite ariko cyo ni kinini cyane ntago nakwirarira kugisoma ni nk'amezi 3 nka page 249 hari ni kinini cyane ariko muri Amerika cyaramamaye n'amabisi atembera by the way no nyuma y'ibyumweru bari bamaze kugurisha exemplaire 1000 kirimo kira nacyo kirimo byinshi ariko nzagisoma ngende sesengura harimo utwo dagiye mbonamo inzira uriya mukobwa yaciyemo ukuntu yagiye abonana n'ibitangazamakuru bigera muri 500 ukuntu yagiye abonana n'amawoyenijwe inteko inshinga amategeko yagiye ajyamo uburyo ira dossier yari yashyushye muri Amerika yari yashyushye hari urubuga plus hari urubuga muri Amerika bashyiraho amafoto y'abanyamerika bafite ibibazo niya Rusesabagina yari irimo ibintu byari byakomeye man ibintu byari byakomeye bigiye kubaho imanza zakwita ngo international so muri make ibyo byose tuzagenda tubigarukaho ariko ndumva ibyo icya Gamaliel n'icya Mutabazi cyo turabikoza ibitwe y'intoki cya Mutabazi ndagifite kizamurikwa ejo bundi hanyuma icya Gamaliel ni kwa 5 so muri make rero nibyo ubwo ibindi tuzagenda tubibagezaho ariko abarangiza kwiga abakeneye za permis mwarimu Clement ntabwo yishyuza ntabwo yigishiriza ubuntu akwishyuza nyuma kabisa wiga provisoire wiga iminsi 4 hagati y'ine n'irindwi ugakora wamara gutsinda ukabona kumwishyura wowe mwarimu Clement niwe mwarimu Clement kandi imyanya irabaze hanyuma kuri definitive naho biga hagati y'iminsi afata abantu ari bushobora icyo nzi cyo yes hagati y'iminsi 20 mu kwiga muri definitive umanza batarenze iminsi 30 nimero zura zifite zisome nimero za mwarimu Clement ni 0788 48 37 22 0788 48 37 22 okay hanyuma ndi temwe okire okay voilà niho wigiye kandi wishyuye nyuma byose wishyuye nyuma na permis byose aha numva nibyo nkunda kubwira mu kwigisha nkunda kuvuga ngo aho kurata inkongoro rata uwo yareze
wowe rwose wavuye kwa mwarimu Kerema hanyuma rero ubwo mugiye gukorera ubukaro imifungo hanyuma nawe nyine tukubone ku ikaro plaza unagomba kuhagera hari utanga dovi y'inzu yose n'amabati barayagushakira werekana ikibanza gusa hanyuma iby'amasimu ugashakisha fondasiyo yamaze kugeramo ibindi amarangi amatara akunze nuko bafite package yose no kuvuga ngo yes full package ikintu cyitwa kurangiza inzu byose kandi bakagutwaza ntibakwishyuze transport so rero urumva gutwaza barayumva ariko banyumve ntago ndabona nimero nzajya nshyiraho ntago ndamenya niba nzashyiraho iza manager cyangwa iza CEO cyangwa iza marketing officer oya baraza kubimbwira hanyuma class work market babakorera website bakabamanagingira imbuga graphic design nubwo bafite office inyamata ariko na Kigali ntago baba bari kure baraboneka cyane nimero zabo ngira ngo ubushe twarazivuze ndaza no kongera nzandikemo harabatagiye kuzimbaza hari umuntu uri muri Amerika wazinsabye ariko nyuma yaje kugira twazishyira munsi yes twaza kuzishyira munsi hanyuma Rugwiro Motors ni umuntu usanzwe ari umufana wacu kuri nuza ariko nta kanyenyeri kenzi naramubwiye nti nziyewe nzakwamara acuruza amamodoka y'amarimuzini y'amabishi niko nabyita amakombi abarimo imyanya ugenda abantu bagenda bicaye barebana z'amataxi yes ndumva ngo afite izikodeshwa ariko ni kumuzimu no kuyimutuma hanze arabikora bakorera muri UTC ubwo nawe nzamusaba uburenganzira ntange nimero ye yes niyo ucogamo barabizi ni mu rugo hari umaze kumpamagara witwa Emile ambwira ko acuruza ibintu by'amakawa yambwiye ko mu cyumweru gitazafata umwanzuro na muganga Alphonse rero we twahoze tumwamamariza kuri Yongwe TV ubu rero namubwiye atangira kurikirane kuko mu kwamamaza imiti sinzamamaza abantu bacuruza ibintu bimwe urumva afite uw'ibikoresho by'ubwubatsi nkagira uwigisha imodoka nkagira uwa sauna massage najya kuzi muri New Chogam nkagira uwa website urabyumva nkagira ucuruza imodoka Rugwiro Motors ubu rero hagiye kuza uwikawa Emile na Maurice we sinzi ibyo acuruza ubwo nawe abyumve na ntuza rero muganga Alphonse abimiti mu Alphonse namara kwishyura nta wundi w'imiti nzakira kandi ndabizi ko agomba kugira vuba kuko kwa Yongwe twakoranye neza naramwamamarizaga cyane rwose akabyishimira nawe we nta nubwo byagomberaga akanyenyeri yaparikaga iwanjye direct net muganga Alphonse oya ahubwo mwemereye icyumweru cyo kumwamamariza ku buntu maze kuko ndamuzi inkongoro ndayizi so sezerera ntarere nguko rero reka sezerere Karegeya Omar Jean Baptiste kuri Karegeya Omar Pano wa mudamu outdoor impact abajya Rubavu rwose ku mucanga kabisa ku Kivu ariko ubutaha atarakanda kanyenyeri nanjye namara gukanda kanyenyeri tuzajyayo kabisa twakora ikiganiro ntago ofisi twamusiga tuzakora ikiganiro mu bwato afite umuntu ngo azazana murakoze cyane asante sana